Ndi papa sava. Kirava nyine nge nisubire mu kazi. Yewe nicyo nshaka kugira ngo dukore nk'abantu b'abavandimwe. Sura umuntu wanjye. None se mama sura umuntu wanjye. Ndi umuntu wawe. Ndashaka ngo dukore gutya rero. Nge nukwikoza ku cyuma ngahita nyaza. Reka mbe ngusigiye tarani. Uretse ariko ndangize kuvuga igitekerezo. Reka ngusigire tarani mfite. Nikoze ku cyuma mitenyora nk'ibindi nka magana. No reka nkubwize ukuri digidi. Usibye no kuvanga urazana tarani. Niyo wazana 70 nago wava do mbagaca. Ukajye mwigira gutyo 70 so warumwe nayanywereye. 70 yanywereye na 80 nago warenze na bwanga. Reka twarabamenye. Kandi reka nkwereke digidi. Ubundi nza abantu nkamwe. Ubundi menyereye kwishyuriza imbere y'umukobwa nako y'indaya nako sinyimwe. Akosijyukirana ibintu byo gukora kinyamwuga. Ngewe ndi kukubwira ngiye kugwa. Digidi ngo nangora kinyamwuga. Uretse gatoya ngiye kugwa 30. Sababura nka 20 cyangwa 25. Nayo nkajya kwashaka. Ako digidi ibyo uri kuvuga urabizi neza. None se nigeze ndetse ngo ni marengeje ngahe? Na 90 naguri buvangati. Nuzana 90 naguri buvangati. Reka nkubwire abantu ntazagira ibibazo nawe. Urumva? Boss wawe ugiye iteka mbora nkuvugira. Ngenza nakwirukanisha hano. Ndi umukiriya w'imena. Ahubwo urashaka kunyirukanisha bitangiye aho. Guto wumva se wumva ayo mafaranga aje naza yishyura ryari. None se nariya ngahe. Wariya ngahe ako digidi wagiye vagira ngo ibyo byose ntabwo tuba twabyanditse. Wagiye kandi reka nkwereke. Tuza tugende gake. Sibyo. Unana bisakuza jewe kuvuga ngo 80 ntabwo. Ngo iki? Digidi. Hano handitse nde? Uyu ni nde? Ni ngewe ndi kuba. Ikintu ndi busoma nga ugasanga ntabwo bwagikosomye. Ntukishyure. Sawa. Nubwa mbere jano. Mane ngende umwasi yanga. None se nibura umwasi nago zibico byanga nago dukora. Turebe. Je se ngorana nawe kubyo bundi. Doka. Ijigo de chevre ahanga ukubizigura ngahe? Si 12. Nago mwayifashe? Twayifashe. Icyumba nago naguhaye icyumba cyo hepfuka cyanga kirusanzwe umenyeruka cyanga ngo agatanda ngo akaharukuntu kavuza amafirimbi ngo nabantu bahanze ngo harukuntu ngo bakumva. Urumva nago naguhaye VIP avene. Gishireho nayo sawa. Nyishireho se nyishyira niriho. Sawa ndayemera. Okay. Nago mwamwe wayine. Wayine hanga sango mwamwe 2020. Nago ari byo. Sinakubazaga mbere ugiye gufata ikintu ngahita ngubaza ukavuga ngo ntari. Sawa nayo yandike. Sawa. Ngaho. DGD. Pure akopanye. Pure akopanye 15 nago mwafasha se. Uko se nicenze. Nago se nago yarakopanye. Imba nkubwiye nago wafashe inkoko gusa cyangwa ari pure akopanye. Sawa. Ubwo nayo bibangahe? Bibangahe se turateranyiriza hano. Sinago barase. Utarazura mukobwa yafashe cocktail. Ibicupa bibiri. Kimwe 5 si 5. Naguhamagaye ukambwira ngo ni nyimwe yanguraje. Ariko kuki umuntu yicara yagira anga ntuna telefone ngo. Naguhamagara ambwira ati muhereze ikintu cyose ashaka. Nibyo. Nabyo ibyo nakoze. Sawa. Yishyiriho nayo. Yafashe ibirahuri bingahe? Yafashe ibirahuri bibiri. Kimwe nangahe? Kimwe 2500. Si cocktail se. Sawa. Gira mvugo ngo tugiye. Hanyuma buretse. Mucoma wambwiye ngo muhindimbura. Ya bibiri. Yayifashe se. Yatunjanye mweye. Sawa. Inayivuze. Gikira. Nje nagwa mbwiye ngo ufata agapeti kumugora. Mano reka nkubwiye. Wambwiye ngo agapeti gafate. Ibintu byo kuyagusangira n'abakiriya. Nje se nasangiye nawe. Ko nkagwa yini muri kunywa bino byoga benze gena. Kagura ngese nawe kagura igihumba agapeti. Nta kibazo ko ngako nabugara. Okay. Taxi vatiri ura mukobwa mbwiye ngo nimwishyure. Reka nkubwire rero mano. Sibyo. Ibi aho turabipfa nakoze muri case ya boss. Akose tuza vugira hasi. Ako mwagiye mukora kinyamwuga. Ubwo nyuburyo utotomboye hejuru. Nawe umukiriya w'umunyamwuga ariko. Wishyuye ngahe? Nese 15 se nagore wambwiye ngo nishyure 15. Reka tuzukishyura mu. Nyika tuze ngibyo byandebaga ngiye n'ijye waguruze gukwaturiza hano igihe ari umuze. Yashyireho. Digiti. Uretse. Natabi mwanumye nimugoro. Nako ngiye. Uko bizanga ducuruza itabi ntabwo boss yabyanze. Aramutse amenye se ko mwazanye ibitabi mukanguramo ibitabi. Ntabwo mwambwiye ngo wanumye itabi rya 5 mwaraye muhirika ninjoro. Kiragipaki. Ubwo ngaho teranya amafaranga. Amafaranga angahe? Uramutse ibihumbi 100. Wagahe? Bongaje turebe uretse 12 22 digitore n'itsi gatoya. Byibucana ubwongo dore n'ibijana mu mibare ndakuze. 20 32 52 67 shyiraho 5 67 72 sibyo? Ikisi bibiri. Komeza ubareye. 4 uretse 75 we. Gende gake 75 kongera 15 90 na 5. Mukina 5 se aya 5 by'igitabi kutashyiraho. Aya mafaranga ni 100 byuzuye gira vuba ubire ubare hano.
ahubwo se twa mu gitondo ntabwo mudufata oya biretse ntabwo ari ngombwa yasubira hano ngo se abantu baraye muragenda mudufashe petit déjeuner tuza abana reka nkwereke Romano sura umuntu wanjye nkwereke ntabyo ubuntu bwanjye ariko turi mu kazi hano ko genda gake iri ni 10 20 30 45 si sawa ubwo urumva ko nigomwe 5 nari ngiye gutegesha ndamagara uri kwigomwa se kwigomwa nge nahubwiye ngo yigomwa ko nahubwiye ngo wishyure se tugende gake aya ngaya ntabwo ari pourboire umpaye ni amafaranga yo kwishyura ibyo wakosomye aha ngaha kandi gira nigene shyira aha ngaha umereza amafaranga wifate se iyo ndafata amafaranga tuzi uburanzuza amafaranga wamutibwa nimba nakurusha 45 si 50 nangahe 55 urumva mfite amafaranga peti gira vuba nyine nese ubundi umuntu ushiki ko uzi ufite amafaranga twajyanga turayakona ubukene ako se tonde kundi udatanguye urira uretse 20 ako buriya papa sava mubonye iki mubonye bakoresha batagira ikintu cya flexibilité 10 papa sava se aho cyangwa 50 bagira ngo azana abagombye uzajya bajyana mu giho cheka wakicucu 85 andi nakubwiye ngo mva mburushisha ido ntago warenga aha ngaha digiti cyangwa mvure mbisakuza kiri kare waretse tugakorana nubwo erega se ubwa mbere wambuye ntago ari ubwa mbere nyambuye kiravuga ahubwo waretse tugakorana ariko se digiti nta ibyo gukorana neza birimo nibiki urareba iki se ndahubwo reka mze sambisakuza nta amafaranga ariko aranye shyira hanga nayo ndi gufata tuzi ariko amafaranga ari wakintu fata digiti ntago nfata amafaranga tuzi cyangwa kakazi twakaje mureka tuzi kiduye 90 none se subira mu bana oya ndikubabona nija ibyo biri kuri kubisubizana bibiri se nayawe nayawe sizi kondo mwakoze mwakoresheje reka nzaze kusubiza mani gasopo ntazo nishuye ubwire papa savuti digidi ryanze kwishyura kondo umunono genzaje digidi urashaka kudukubita hasi ku 2000 digidi uzi ko 2000 aha ngaha tubadombye burundu ariko yebe ko umukiriya ari umwami nzasubire none se umwambuza kabiri kwa piga nzenze muhombe kwa piga nzenze se wagiye nzasubire kwa piga uzagende gaho uzagende nuko umbwira uzajya ubicaza hejuru y'amasema na hejuru y'imisumari reka dukorane neza ishyuriza kondo mu digiti zira kondo murabizi reka negema akamoto njye kuzana ndi basi sisane tugiye gukorana n'abajana digiti nkwizere mani ngiye nyizera ubu se ko nzingutse ijana none se ubwo uranyine ikintu borera nabyuka mukubita tuzi dushyushye mukubita umureti amazi ashyushye se naba muri dushe ni kwiruka ko yamana tugomba kwereka ko twagafashe musirikare urumva ubu se sinamwemerera igitanda giye kuzana 200 ndagucanga amakara ikintu kibayiro niki mane ikindi kintu munyishyuza n'ingaruka uya kondo muse neza muri buzishyura ndazishyura si 2 so kuvanga na kindi kintu tukwishyuza none se ngiye nakantu oya turakibaranje ariko wambaye ikupa ngiye meze neza ubundi wowe ujye ukora gisirimu nubwo ubugoranye ariko buri musirimu fresh papa shari Digidi utarenga aho ngaho. Oya ndaje nakantu gato. Digidi utarenga aho ngaho. Digidi hagarara aho. Manu diwe. Manu. Tabara Manu twatira igisango mushirarani byarangiza. Iki kibazo. Urumva batavuga kuko mwibye. Nabacike. Niba mwibiki. Digidi wibye. None se arimo arakubeshya. Ariko se nta kintu ngende. Arimo arakubeshya. Ako nimukajya mu reka rero babwira kaza kwiba ariko rero reka kandi rero reka mbabwira bakasava mugira ikintu cyo gushaka nawe wowe uraza hano kaza kwiba hano wowe wabuze ndameneka madede atameneka mwafashe madede atameneka ariko su uriya arameneka arasehira neza ngize nese mwabaje hano ni Digidi washaka gucika damuswa urandorera aho uhorururi urebe kabisa Basava aranyibye ese aranyibye arashutse aranyibye Digidi aranyibye ako se ndi wowe kukomeza umfima umura n'umuheto kuzwa base ujya mureba abantu cyane no kunkweto nakuramo ntasoni nubwo twakije ubwo se tuba dufashe inkweto rero ubwo se kiragufasha inkweto akwibye iki Basava arashucuye gira ngo se hari cyansigiye Basava aranyibye Digidi uretse ariko gatoya mwibye ariko yarataraza ako se tone mbyikuramye ibyo ufite byo wakwitonze nka kuramo kuramo ibyo ufite ni telefone
uyu niyo uyu ntabwo ariyo uhora kwibye iki Uretse wowe gato. murebe n'imyenda yambaye nimba Ndimba atari hari ikintu kirimo ndimba murebe n'imyenda y'imbere nimba ari iye ndimba aranyibye pe uretse gato aranyibye ubu hano hari aranyibye ikintu kirimo umwenda w'imbere se Nanjye- murebe nimba yambaye imyenda y'imbere uretse gato njyewe muntware gake mani hari ukuntu buriya nese ni amafaranga se dore uyu nta n'icyo nsigiye ngewe mu by'ukuri mwa bantu mwe njyewe ndisopa mani aha hari ikindi kintu kirimo ni mu nsope noneho namwe murebe fungure n'ipantaro murebe noneho murebe nimba imyenda yambaye ari iye imyenda yambaye ni iye se Digidi ubuse nagushika ni iki mu by'ukuri nagushika none se ubu digidi yayibye iki papa sava ntacyo akwibye nsigiye. iki ntacyo nsigiye mumenye ko anyibye gusa aranyibye reba umwenda w'imbere nyine ko ari uwe tujya tubwizanya ukuri nese amwibye iki ntabwo muzi buriya reka Papa mubwize Sava ntabwo muzi gusaka nyine ntabwo muzi gusaka tugira gutya tuba twarabyigiye gira gutya turebe se ko abo wasanga bwinjira Zambura se. bigize ibisambo bigize ibirura digidi umva ntabwo uva ahangaha nta kintu afite asa n'uzamura ibiri nta kintu afite nk'abantu mwe ngewe reka mbabwire aragitwaye nk'ubu ngubu hari ukuntu umuntu agira gutya akavuga ati ngiye kugana wenda bizinesi yanyu nk'umuntu w'umugabo Ubwo rero nawe mwarangiza byagiye. nawe mwakumvisha ikibazo cy'umukiriya mukiya Digidi, oya, tubwire nk'ubu ngubu byinshi. papa sava nk'ubu ngubu habaye nk'impamvu abantu bagahurura nyine bagasanga nk'umuntu w'inyangamugayo nkanjye nk'umuntu w'inyangamugayo nkanjye bagasanga mwapfunye mwanyicaje hasi uku nguku ibyanyemereza ibyanyu none se ubwo ari aho gihishe nyine nawe ubwo ari aho gihishe we yego Ntabwo uretse twumve papa sava ntunzi ndakuzi kabisa ndimba ntunzi sindi umukiriya ngewe uyu mukobwa twarahuye turapanga nk'abantu b'abajama urabona adafite imyaka y'ubukure twumvikana ko tuzanga turabyemeranya araza buri kintu cyose yagifasha ndabeshye manu ibyo twakonsomye hano sinabyishyuye ntawe wishyuye ngewe nta kibazo nishyuye amafaranga angahe ibihumbi ijana wayampaye none se bavandi uko mureba namwe reba nk'uyu mukobwa ubu murabona byibuze ari no ku cyiciro cya tarane byibuze ku buryo cyangwa veni ku buryo bavuga ngo aricara agafata ibihumbi ijana akabicira mu ntuza nk'umushwi wa pondezi urimo kurya ibiryo bivuye mu bwongereza ngo gukidigi ndebera Icyumweru. ijana ntabwo wariciriye mu nda mu minota ingahe ubu se ikintu none se uzabona wowe utera wavuze akwibye iki papa sava aranyibye mumenye ko anyibye Mwongere kandi ntacyo nsigarije digidi uravanga ukumpaye ibyanjye ntabwo ugenda gutya ambara inkweto ze mu inkweto zanjye kabisa Ntabwo- kandi igihe mupange ariko mupange kereka umunsi niba muzansaba inkweto imbabazi ze mu ashobora kuba inkweto ze akibye tubagishe hano ariko se hanze ko twari turi kumwe mupange umunsi muzangeyo ambara inkweto zawe mupange umunsi muzansaba imbabazi kabisa ariko yambara ajyayo nta nese ko nta kintu afite reka nkubwira digidi ntabwo uva ahangaha papa sava erega reka amabwiza ukuri aragitwaye arakibye pe agihishe hese nta ko turi n'icyo ahantu hose nsigiye aragitwaye nta n'icyo nsigiye aragitwaye akimazeho none se agishe ko twamusatse oya na hano hanze nawe ariko digidi ngiye kuvugisha ukuri digidi mbivuge ko se ikibazo ni iki oya mbwira mbivuge ariko papa sava reka mbabwire uyu muhungu twararanye ahangaha twemerana ko agomba kuba amafaranga 30,000 none dore arimo arashaka kugenda yibeberesha reka nkubaze ngenda kuraza ndi mushiki wawe ndi iki cyawe ku buryo ahanganza kuguhe ngewe nshinzwe gufasha abatishoboye nicyo yavugaga ko Nta soni. yigeze nta soni mbese watumaga abantu bajya gusaka Rego. ntaciri ku muntu yuko bakimazeho ntacyo amusigiye ngo bagenzi babe bagize amuco digidi uramereza amafaranga yanjye ngiye reka nkubwire ntabwo twumva ntabwo bishoboka mwayumvikanye ibihumbi twayumvikanye 30,000 ariko nawe yari ijana aho se urumva atarakibye ko noneho niyo uri mu musaka murebe niba bagitwaye ntabwo ari yasi ese ubu ngubu ari amahirwe ugize Nashaka tuba turimo gushika kuburana gutyo. ibintu mukabigira imikino ubu iyo aza aterura iki gisheke agakubita mu mutwe wenda da ntupfa wenda ugakomereka bari kuzagenda ubwira uti nazize ikintu zikibamba abakene uraza hano ubwo mbega wari kuba ukizize mwishyura amafaranga ubujura bwacyo ntanyishyure n'undi ntacyo asizeho ubwo bujura bwacyo rero reka muye nasi uyu mukobwa ni baranswari ariko nawe yagiye azamura ibyiciro azamura kugira ngo mwabyumvikanye twavuganye 10 akambwira ngo ariko wabyemeye 30 yagezeho mu gitondo nibwo yabaye 30 hanyuma nene yabaye 30 mu gitondo se habaye iki? yageze 30 mu gitondo se nyine byagenze gute bisobanure ntabwo byageraga Niba wiyongeje bakakongera. wongezaga uri ishyura iby'abandi cyishyure mujye muza reka mbe muhaye 7 andi abe utigiti ibyo bibiri byawe by'udukingirizo mpereza mpereza ibyo bibiri mu byo ubara ibyo bibiri wibibara mpereza ese yaragiye atatwishyuye ni udukingirizo ntabwo yari atwishyuye nyine nari mushyiriyemo ku buryo umurinda ubuzima bwe bwose ukaburinda akagenda atabwishyuye se wamugana iyo ubureka bukameneka se ishyura ibyo bibiri by'udukingirizo muze gusubira ku byanyu ubundi usigare ukishyuza nawe ihereza manodi bibiri by'udukingirizo hanyuma nawe mukobwa nguyu
ku mugani mwararanye ijoro ryose zinga utuntu twawe urumva mwararanye ijoro ryose ntawe mwahamagaye ntawe mwumvikanye hanyuma ubwo ugende aho ari bukiguhereye yakibiye oya nazinga ibintu bye bireke kuba induru bo basohoke hano bagende bumvikana mugende mwishyure muri panya hano muri panya bikemuye se nkaba mwaye bitanu oya ibyo bitanu mugere mu byumvikana nkuko mwashyiriza nkuko wagendaga kongeza nawe wiyongeza niba yaragiye kuyazana uzana telefone tuyifate nk'ingwate ntirimo password nyine simate yigura icyo kintu emera uyihebe